Yes, rero nanone uyu munsi nibwo twongeye kubona isengesho rishya Papa Francisco asengeye abantu bari hano ku isi, avuga ko bakomeje kugenda bishora mu ngeso mbi zigiye zitandukanye. Mbese nyine ibi ngibi abivuze nyuma y'uko yumvishe amakuru menshi cyane avuga y'uko abakobwa basigaye barigize ba nawujua, usigaye ubona nyine abakobwa basigaye banambara ubusa mu muhanda. Mbese nyine iri ni isengesho yongeye gutanga nyuma y'uko noneho we agiye akajya atembera mu mijyi hirya no hino ku isi, akajya abona noneho ubusambanyi, ibintu bijyanye na satani. Mbese nyine byakomeje kwiyongera, n'abakomeje gutana bakajya mu zindi nzira nabo bamaze kwiyongera. Mbese iri sengesho aritanze agira ngo asabire abakobwa, mbese ni igitsina gore ageze ngo asabire. Ibi ngibi nyine akaba abikoze kugira ngo asabire igitsina gore, mbese nyine muri make kugira ngo abashe gushyira ahagaragara ibyaha biri gukorerwa mu isi, mbese nyine abashe no kubivugaho kugira ngo babireke, cyangwa se kugira ngo nyine ntibakomeze kugenda babikora cyane, ahubwo nyine bo bumve ko ibintu bakora atari byo, kandi bumve ko nyine ibintu bakora babikora neza cyane, nta bintu byo kwirirwa bavuga bagenda mu nzira mbi cyane, ahubwo babikore bumva ko bari mu murongo Imana idushakamo. Mbese we avuze ko iki ngiki ari ikimenyetso, yafata nk'aho ari ikimenyetso gikuru cya antikristu, kubera ko igitsina gore cyangwa se buri muntu wese ukomeje kugenda yiyumva ko amaze gukura, cyangwa se yumva ko yihagije, we ahita aza nyine akajya mu zindi nzira, mbese nyine agahita afata umurongo wundi uwo yari arimo akawutakaza, ukabona nyine byanze, ukabona nyine biranze neza, ukabona aragiye. Mbese nyine ibi ngibi bikaba byatumye nyine we afata umwanya wo gusengera isi yose, akavuga ko nyine isi ikomeje kugenda yugarizwa n'ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko muri ibyo bintu bigiye bitandukanye ugasanga ibintu bibugarije byinshi ari amashitani, mbese nyine ari bya bintu bituma ava mu murongo yari arimo agafata undi murongo. Ibi bikaba binatuma nyine avuga ko we noneho isi iri kugenda irushaho kugenda icupira, aho gucya noneho ngo ibe fureshi, ahubwo ikagenda irushaho gucupira. Mbese nyine ibi ngibi bikaba bimuteye gutera isengesho, iri sengesho nyine akaba ariteye asabira abatuye isi. Mbese nyine ibi ngibi akaba abikoze yumva anezerewe kandi ari ibintu bimushimishije. Ibi ngibi nyine bikaba bitumye atekereza ukuntu abantu basigaye barihaye nyine ibintu byo gukora ibintu bidakwiye, mbese nyine abantu basigaye barihaye imirongo itari ngombwa, bagafata umurongo ngenderwaho mubi, mbese nyine bagasa nk'abatannye, nk'abavuye mu murongo. Ibi ngibi nyine bikaba bigenda binatuma isi irushaho kugenda ijya hasi. Mbese mu bikorwa bya muntu, iyo hajemo nyine bya bintu byose byatuma utagera ku iterambere, cyangwa se utagira iterambere, uhita wangirika wowe ubwawe, nyine wumva wangiritse. Rero reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, mbese ngusabe no gukanda subscribe, ahandi rero wowe ujye ucungana n'uko maze kuhapodinga, uhita ureba videwo ari ako kanya nyine, mbese nyine ujye uhita ureba videwo nta gihe iramara kandi ari bwo ikijyaho. Rero reka nkubwire ukande subscribe, ndaje mu kandi kanya dukomeze.